Alors ubu tugiye kureba uburyo ushobora guhagarika porogaramu zifungura iyo wakije mudasobwa yawe, kuko iyo yakije porogaramu zikifungura zituma itinda kwaka, zituma itinda kuguha uburyo bwo kuyikoresha. So mu gihe rero ushaka kuzifunga, ikintu cya mbere ukora ukanda Windows key na R, akamenyetso kameze nk'ibendera kuri keyboard yawe na R ubikandira rimwe, ukabona iyi run. Iyo imaze kuza wandikamo ms config ugakanda OK. Yaza ukareba ahantu handitse startup, akaba ariho ukanda. Bitewe na operating system biba bitandukanye. Muri Windows 8 kuko niyo ndi gukoresha ubona ahantu handitse open task manager, ariko muri Windows 7 bahita bazikuzanira hano. Muri Windows 8 na 10 kuzamura ukanda open task manager, wakaba ari bwo uzibona. Izi programme nizo programme zishobora kwifungura igihe mudasobwa yawe yatse. Rero iyo ushaka kuzifunga ugenda ukanda kuri imwe, ukanda disable. Iyo ukanze disable ukatsa, icyo gihe nk'iyi super copy ndayihagaritse, nakije ntabwo yakwifungura. Tuvuge iyindi Microsoft Encarta Dictionaries, nayo nkanze disable yahitirekera kuzajya yifungura ako kanya igihe nakije mudasobwa yanjye. So ugenda ureba izigufitiye akamaro, ukagenda uzahagarika zose zigutesha umutwe zifungura buri gihe iyo wakije mudasobwa yawe. Hanyuma iyo ushaka kubisubizaho wumva ushaka izajya noneho ifunguka iyo wakije mudasobwa, urongera ukayikandaho ugakanda enable. N'abakoresha Windows 7 nabo nuko, ariko bo list bayibona hano, ntabwo birirwa bakanda task manager, biza aha ngaha.